turabaramukije bene data dusangira urugendo rujya mu ijuru. Dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya ngo dukomeze icyigisho cyacu. Ndagira ngo dusenge Imana tuyobore muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Shimwa Mana ko duhaye uyu mwanya ubwo ijambo ryawe ryera kandi ryejejwe, ariko wezegewe n'akanwa kanjye kandi ushoboze kurigabura mu bwenge utanga, rifasha abaryumva mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turasoma amagambo ari mu Kubara igice cya 22, ndahera ku murongo wa 7 ngeze ku murongo waho wa 20. Abakuru b'Imowabu n'ab'Imidiyani bagenda bafite ingemu bagera kuri Baramu, bamubwira ubutumwa bwa Baraki. Aravuga ati, nimumare hano iri joro ndababwira ibyo Uwiteka ari bumbwire. Abatware b'Imowabu barara kwa Baramu. Imana z'aho Baramu iramubwira iti, aba bantu muri kumwe ni abahe? Baramu asubiza Imana ati, Baraki mwene Sipori umwami w'Imowabu yantumyeho ngo, dore abantu bavuye mu gihugu cya Egiputa bajimagije igihugu, ati ngwino bamvumire, ahari nzabashobora kubarwanya mbirukane. Imana ibwira Baramu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Imana ishimwe. Mu gitondo Baramu arabyuka abwira abatware ba Baraki ati, nimwigendere musubire iwanyu kuko Uwiteka yanze kunkundira ko tujyana. Abatware b'Imowabu barahaguruka basubira kuri Baraki, baramubwira bati, Baramu yanze ko tuzana. Baraki arongera atuma abandi batware baruta bo ubwinshi, babarusha n'icyubahiro, bajyana kwa Baramu. Baramubwira ati, Baraki mwene Sipori ngo ntihagire ikikubuza kumwitaba, kuko azagushyira hejuru akaguha icyubahiro cyinshi cyane, kandi ngo icyo uzamubwira cyose azakigukorera. None ngo ngwino arakwinginze umuvumire abo bantu. Baramu asubiza abagaragu ba Baraki ati, naho Baraki yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye, sinabasha gukora ibitandukanye n'itegeko ry'Uwiteka Imana yanjye ngo ndirenze cyangwa ndigabanye. None ndabinginze namwe murare hano iri joro, menye icyo Uwiteka ari bwongere kumbwira. Imana z'aho Baramu ari nijoro iramubwira iti, ubwo aba bantu baje ubwa kabiri baje kuguhamagara, uhaguruka ujyane nabo, ariko icyo nzajya ngutegeka uzabe ari cyo ukora. Imana ishimwe. Haleluya. Aha hantu turahabonamwo ibiguzi umukozi w'Imana Baramu yahawe kugira ngo ajye kuvuma ubwoko bw'Imana. Ibiguzi bya mbere barabizanye, arabyanga cyane ko n'Imana yamubujije. Iramubwira ngo ndakubujije ntuzajyane nabo, bari abantu ni abantu bahawe umugisha, ntubavume. Uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo, niba warahawe umugisha, humura. Wahawe umugisha n'Imana, nta muvumo wagufata. Niyo teme y'uno munsi mfite. Niba warahawe umugisha n'Imana, humura, nta muvumo uwo ari wo wose wagufata. Yesu adufashe cyane. Intumwa za Baraki ziraza, aravuga ati, ngo nimurara aha ngaha nsenge Imana, ejo nzababwira uko bizagenda. Baraye aho nijoro mu gicuku, ngo Imana iramusangiza aho ari. Iramuze ngo niko Baramu, aba bantu baraha baraye hano bavuye he n'abaheye? Ati, aba bantu baraye hano ni intumwa za Baraki yanyoherereje ngo nze muvumire abantu bariwe bajimagije igihugu cyose. Ndamubwira ati, ndakubujije ntujyane nabo, kuko aba bantu aguhamagarira kuvuma bahawe umugisha. Haleluya, haleluya. Bene data, aha ngaha mfashijwe n'iki kiganiro kirimo kuba hagati y'intumwa n'Abaramu n'Abaraki, cyose kiganirwa ku bwoko bw'Imana, hanyuma Imana ikacyintervona, ikagitabara, ikakizamo ije kurwanya imigambi barimo kubaganiriraho, kandi abaganirwaho batabizi. Twumvikane bene tumuteze amatwi, abaganirwaho ntibabizi, ntibazi riva ntibazi rizima. Imigambi Baraki abafitiye reka da,
uko atuma wo kubavuma reka da ntabyo bazi. Uko zijyayo, uko Baramu azibwira ati murare nsenge, uko iby'Imana yakana byose nta makuru bafite. Birakwereka kimwe na data mushiki wanjye. Haleluya, birakwereka yuko imigambi ugambirirwaho ni myinshi, ibiganiro bikuganirwaho ni byinshi, amanama akorwa kuri wowe ni menshi, ariko yose Uwiteka haleluya akayabonekamo agiye kurwanya imigambi abantu bakugambiriyeho. Izina ry'Imana nirishimwe cyane. Uwiteka hose akahinjira aho utazi, unahamenye kandi wenda ntiwanahagera. Maze iminsi nuzuwe no gusenga isengesho rivuga ngo Mana ngerera ahantu ntagera jyewe, Mana nyinjiriraho ntakwinjira, Mana mvuganiraho ntakwivuganira, ngirayo. Haleluya. Mu nteko, mu nama ziterana mu ibanga ku bwanjye ntabizi kandi zose zigambiriye kungirira nabi, ngirayo. Nuko ngusabiye nawe mwene data mushiki wanjye, ikwinjira aho hantu utakwinjira, ikugerera aho hantu utagera, ivuguruza imigambi utazi, irwana intambara wowe utaranabona zitaranakugeraho, igende zirwane. Nuko mbikwatuyeho mu izina rya Yesu. Natangaye cyane. Izo ntumwa Imana imaze kubuza Baramu azihakaniye, zirataha ziramuhakanira nazo, zibwira Baraki ziti rwose yaduhakaniye ngo ntabwo yakwitaho. Bibiliya tubwiye ngo yongera gutuma izindi ntumwa ngo zirute iza mbere ubwinshi. Icyo ni icya mbere. Babarusha n'icyubahiro. Icyo ni icya kabiri. Ariko kandi n'impano bajyanye nazo ngo ziraruta iza mbere. Icya kane, amasezerano mu kumusezeranya. Nuramukuje ukanyumvira, ukaza ukamvumira abo bantu, umva nzaguha ubutunzi, nzaguha icyubahiro, nzakujya gukena gutya, ndetse n'icyo uzamubwira kitari mu byo nakugambiriyeho nzakigukorera. Icyo nshaka kumwumva aha ngaha ngana ku musozo ni ukuntu iyo demande ya kabiri, iyo request ya kabiri yateye Baramu gusubira mu masengesho kandi azi neza icyo Imana yamubwiye ejo. Ubusaribwa ko Imana yabihindurije ijoro, ariko yoherejwe n'iki? N'ibiguzi. Niko tubisoma muri Yuda, hirya mu rwanda rwa Yuda, yoherejwe n'ibiguzi yarongeye ajya gusenga kandi nabo baravuga ngo barare. Ubusa baraje ngo Imana ibigenze gute? Niyo mpamvu Imana yamubwiye ngo ubwo baje ubwa kabiri ngahe mirujyane, ndabikwemereye igenda ujyane nabo da, ariko umenye ko uzitonda icyo shyize mu kanwa kawe icyo uvuga, icyo nzagutegeka gukora aba ari cyo uzakora. Umwami adufasha cyane. Uramenye uzitonde aremera agenda. Buriya rero bene data dushobora kwibaza ngo kuki buriya Imana yamwemereye ko agenda noneho iragira ngo agende noneho izamukoreshe amagambo y'umugisha aba ariyo aza mu mwanya w'ay'umuvumo. Erega birahita byongera ubuhamya cyangwa birubaka ubuhamya ku bavumwa, birongera ubuhamya byubaka ubuhamya ku bagambirwaho ibibi, bariya bakorerwa inama birabongerera ubuhamya, biranabakomeza. Si kimwe nuko atajyayo, bivuga ngo kujyayo kuri rero kongera ubuhamya bw'Abisiraheli. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tukibiririmba ugasanga turabiteramo amakorasi, ninde wavuma uw'Imana itavumye, ninde wavuma uw'Imana yahaye umugisha. Ibi byose bivuga yuko yemeye akagenda, Imana yamwemereye kugenda kandi yaramubujije. Ibyemeye kugira ngo yubake ubuhamya rero bw'Abisiraheli. Mushiki wanjye mwere data, nawe nigira ibyo yemera rwose bakanahaguruka, igitero kikaza n'uvuma akaza, uzahagarariza mu Mana, uhumure, hariho intsinzi Imana ishaka kukugaragarizamo. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Ndagushimira data wa twese, ngushimira ijambo ryawe, nyemerera rwose uruherekeze, rifasha abana bawe baryumvise, nanjye ukomeze ungirire neza, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.